Mu gice cyatambutse mu nkuru warayimutse twasize Maya yaramaze kugira atya akubita Evan mu mutwe byose Latina ndetse na Rihan barabirebaga. Latina yari yabaye nk'uguye igihumure bitewe n'ibyo yaramaze kubona. Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kwa muganga. Abe Evan abe Latina bombi baba bari kwa muganga. Rihan aba ari hafi aho byose ari kubyitegereza ari nako afite ubwoba. Hashira akanya Mira akahagera asanga Rihan atameze neza. Aramwigira akamubaza, Rihan wagize hano gute? Ese ubundi kuri kwa muganga ni wowe urwaye byagenze bite? Rihan ati mama, inshuti yanjye ntabwo imeze neza, ntabwo ameze neza. Mira ati se ninde utameze neza? Inshuti yawe itameze neza ni iyihe? Rihan ati mama, Latina ntabwo ameze neza kubera ibyo yabonye. Mira ati se ni ibiki yabonye? Ubundi byabereye he? Mwari muri he? Rihan ati mama, Latina yari yigunze mbona atameze neza, arambwira ngo ahangayikiye inshuti ye. Ukumbwira ko ahangayikiye inshuti ye ansaba ko tujyana kuyireba. Mama urabizi ko mukunda, urabizi ko ari inshuti yanjye kandi inshuro nyinshi tuba turi kumwe. Mira ati yego ndabizi. Hanyuma Rihan ati nyine ubwo namuherekeje tujya kureba iyo nshuti ye. Tugezeyo mama nabonye ibyo amaso yanjye atifuzaga kongera kureba. Mira ati kuvuga ko ibyo wabonye utifuzaga kongera kubireba se wigeze ubibonaho na mbere? Rihan atoya mama, ariko ibyo nabonye nabonaga wagira ngo iteka murambibona mu maso yanjye kubera ukuntu byari byandenze. Mira ati none se habaye iki bundi? Rihan ati none se mama, ababyeyi gito koko babaho? Ese birashoboka ko umubyeyi akubita umwana bene kariya kageni? Ese mama, naba nakosheje bwo nangwa nakoze ikosa wamana muri buriya buryo? Mira ahobera Rihan akambwira ati mwana wanjye tuza, ntabwo umwana umureresha inkoni, umubwiza neza ukamuyobora, si ngombwa gukubita.
ndabibona wahahamutse ariko humura mwana wanjye ntabwo ibyo bizigera bikubaho. None se ubundi yamuhannye ate ko mbona ubifitiye ubwoba n'igihunga? Rihana ati mama ibyo nabonye biteye ubwoba, ibyo nabonesheje amaso yanjye n'agahomamunwa pe. Ibaza umubyeyi ukubita umwana abizi neza ko afite ibipfuko, abibona ko akaboko kiwe kadatuje katameze neza, ariko byose nabyima amaso, byose akabyirengagiza akabyima amaso, agakubita nk'aho atigeze abyara. Byatumye nibaza, ese mama koko ni umubyeyi we? Ese ababyeyi bahana kuriya babaho? Mirati Rihana mwana wanjye, ahari nuko ibyo wabonye bitigeze bikubaho, ariko ubwo nyine yamuhanaga kibyeyi. Rihana atuye mama kugera ubwo amukubita akaza hano kwa muganga, n'izi saha akaba atarakanguka. Ntabwo ukora uguhana umwana mama, harimo n'ubugome. Akirimo aganira na Rihana, Hirwa ahera akaza akavuga ati muramu nawe uri hano? Mirati ndi hano Hirwa, narinje kureba umwana wanjye. Hirwa ati buryo bwose se Rihana yarari hano? Rihana wari uri hano? Mirati yego yarari hano kubera inshuti ye. Hirwa ati inshuti ye kandi? Iyihe nshuti ze? Mira yitegereza Rihana akavuga ati ko udasubiza so wanyu ndi bugusubirize? Hirwa ati reka nawe mubwira nabi. Mira ati ariko ntabwo mubwiye nabi, yakabaye yagusubije, ahubwo nuko mbona afite ubwoba kandi ndashaka kumukura muri iyi modo. Hirwa ati none se niyo bari kuvuga wari uri kumwe na Latina? Rihana ati yego. Bivuze ko byose byabaye wabirebaga? Rihana ati yes. Hirwa ati ariko ntugire ikibazo, n'ubundi uriya mugore yamaze kugezwa mu maboko y'ubutabera, nta mubyeyi uhana umwana kuriya. Mira ati ariko ntabwo ndi kubyumva, ubundi ni iki cyabaye? Hirwa ati byihorere n'agahomamunwa. Ibaza umubyeyi ukubita umwana kugeza ubwo agiye muri koma. Niba ari we wamubyaye, niba atari we wamubyaye, kugeza na n'ubu simbizi. Kandi uriya mwana si ubwa mbere aje hano kwa muganga, na mbere hose yigeze kuhaza. Gusa iteka iyo mubonye mba numva mufitiye impuhwe nanjye ubwanjye ntazi aho zituruka. Mira ati none se basi natwara umwana wanjye, nta kindi kintu gisigaye? Hirwa ati ibyo byiza unamukuye hano. Rihana ati mama naho njya ntabwo nagenda nsize Latina. Mira ati ngaho nyumvire, ubwo urumva ndi butahe ngusize hano hanyuma nkaza gusobanurira so ko uri hehe? Ntibibaho, reka dutahe. Mamagare dadi wawe umubwira aza kwitwarire. Rihana ati nta kibazo mama, njye ntago ndi kubyumva. None se Latina ntakanguka agasanga sindi hano, ndamubwira ngo iki?
ndamubwira ko nagiye he. Ese hari abakimbona nk'inshuti ye? Hirwa Terehane, genda ujye mu rugo. Latina nakanguka ndaguhamagara ndakumenyesha uza umurebe. Bashyiraho n'ubundi ababyeyi ba Latina bahera ko bahagera, baramukanya na Mira bakamubaza amakuru. Mira ati yewe amakuru yanjye ni meza ahubwo se yanyu? Nabati ayacu yari meza ariko ubu ntitwabeshya ko ari meza. Mira ati nibyo ndabibona. Bakomeza kwinginga Rihan ngo barebe ko bamuvanaho, ariko akababera ibamba. Twigire kuri Maya bari guhatwa ibibazo, yihagazeho rwose, ubona nta busobanuro bwinshi ashaka gutanga, nta n'ikindi kintu ashaka kuvuga. Ari nawe aba ari hafi aho. Babanza kubaza Ali, bakamubaza uyu mugore ni uwawe? Ali ati yego ni uwanjye, ni umugore wanjye, dufitanye abana babiri ari bo Tania ndetse na Ituze Evan. Babaza Ali ati none se uyu mugore wawe uhana umwana kuri uru rwego afite ikibazo? Haba hari ikintu cyamuteye depression gituma hano umwana n'umujinya kuri uru rwego? Arati ntabwo nari mpari, ntabwo namenye ibyabaye, ariko ntabwo byari bisanzwe bibaho, n'ubwa mbere byari bibaye. Bahera ko babaza Maya ati niko se mada, watekerezaga iki? Ese buriya yaza kuba yapfuye, iyo uza kuba wamwishe? Maya ati ariko ntago namukubise birengereye. Undi ati n'ubu uracyavuga ko utamukubise birengereye kandi ari muri koma, ari no kwa muganga? Uzi ko utagira n'isoni wa mugore we? Maya ati nimumbabarire, nabikoreshejwe n'uburakari, ariko ntabwo ari njye watumye amera kuriya. Maya akomeza guhatwa ibibazo, akabura ibyo asubiza, ariko agasaba n'imbabazi. Basa n'abagiye gatoya, aragasigarana na Maya, akamubaza ati ariko se mama Tania, mbabarira umbwize ukuri, watekerezaga iki? Niki Evan yari yakoze ku buryo umukubita akagera kuri point yo kugwa muri koma? Wa mugore urananiye. Ni bande bari kurwana? Ni wowe na Evan. Ninde uri gutonganya undi? Uri gutonganya Evan. Buri munsi muhora mu nduru. Ubundi wambabariye basi ukama agahenge, ubu urabona utagiye gufungwa? Maya ati Ali, fasha mve hano hantu ndakwinginze. Arati njye ndabikoraho iki? Kari wowe wizanye hano, Evan ni we wenyine ushobora kugukura hano. Maya ati se arahankura gute kandi ari kwa muganga?
turumva bakurekura atarakanguka, urumva bakurekura batazi ko ari muzima, ntibibaho. Mayati babe, please. Ati njye kano kanya nta bushobozi mfite, nta n'ikintu n'iki na kimwe mfite nakora kugira ngo nabura ibintu byose bibe byajya ku murongo. Urabizi ntacyo mbuze pe, icyo byasaba icyo ari cyo cyose nagikora, ariko kano kanya ntago biri mu maboko yanjye. Nta kintu n'iki na kimwe nabasha kuba nakora. Tegereza nyine. Ndati no way. Tugaruke kwa muganga. Lydia aba amaze kuhagera. Agera aho Evan aryamye akamwitegereza, akavuga man, kuri iyi nshuro ntabwo ndi bwongere gukora ikosa. Ariko avuga ati Evan, mwana wanjye, na mbere hose nasezeranyije mama wawe, ariko sinigeze ndinda isezerano nasezeranije Nina. Ndabizi ahari amfata nk'ikigwari, ahari ntagatuje, ariko kuri iyi nshuro ngomba gukora igikwiriye. Umbabarire mwana wanjye, ahari wanyuze muri byinshi, ahari wanyuze mu buribwe bwinshi. Umbabarire gutinda kuza kukwitaho. Akiraho arahera ko yinjira, kamubaza ati se kandi wowe urimo bangahe? Simerutse umbwira ngo uri kuri polisi? Aretse rega nanjye ndagombaga kuza hano, si wari umaze kumbwira ko uje se nawe? Lydia uje kubw'impuhwe, uje kubw'urukundo ukunda uyu mwana, uje kuko umwitayeho, uje kwenda iki koko? Ari mbwiza ukuri, njye nkeneye kumenya uyu mwana yabaye gutya ate? Ari muri koma? Biragaragara ko n'akaboko kiwe kavunitse, afite ibipfuko ku mutwe. Ndibaza niba koko inkuru umaze kubwirwa ari iy'ukuri. Maya yakubise Evan, mbwira nirihe kosa umwana yaba yakoze kugera ubwo iriya nshoreke yawe y'umugore ijya ku mwana igakubita kuri iyi point? Ari narakuburiye, narakubwiye ngo uranagara umugore, narakubwiye ngo uzicuza. Ese nk'uyu mwana aramutse apfuye disi we, watubwira ngo iki? Okay, ntago mwanga kuko yatugiriye neza, tubyarira undi mwuzukuru. Gusa icyo nkunda ni kimwe, Taniya neza yaje ari uwacu ku Gahuro, nta hantu ahuriye na nyina. Nkunda ko akunda musaza we, ahubwo mfite amatsiko aramutse ageze hano kano kanya niki Taniya yakora? Uranze ubaye ikigwari, uranze ubaye umubyeyi gito. Uyu mwana kuva mama we yapfa nta amahoro yigeze agira, kandi urabizi neza ko kuba ari nayo yarapfuye byose ari amakosa yawe, ni amafuti yawe, ni ukwikunda kwawe, ni ubugwari bwawe. N'ubu uracyakora amakosa. Atari ko ndakora yahe makosa? Umugore wanjye nta kosa afite. Ubwo nyine niba umwana yakosheje yamuhaniye nk'uko yahana n'undi mwana. Maya ntago yanga aba bana, arabakunda kuko bose nabi. Ese ubundi nkubaze, uyu mwana uzi uburyo yakuzemo? Ahageze ahangaha wigeze umwugaburira, wamuguriye umwenda, urukweto rwawe wamuguriye, ayo magambo yose nayiki? Lydia ati
ndakubaha uri musaza wanjye. Ibyo byose ntabwo nari naniwe kubikora, ariko se wigeze umpereza ubwo burenganzira? Imirundi yose nakubwiye ngo umpereze uyu mwana mujye kumurira, ngende mwiteho, wambwiraga ngo iki? Ntabwo wamunyimye. Nari mbizi ko ibi byose bizabaho. Reba ukuntu mwamugize. Ese ubundi Anne, wambwira ngo Evelyn gute atize kandi Tania yarize agasoza? Harya ubundi yarasoje? Nta n'ibyo nzi, simba nkeneye no kubimenya. Mwatumye njya kure yanyu. Anne, urabizi ko umugore wawe adashobotse, ariko ndebera ukuntu uri kumuvuganira. Arati Lydia, umugore wanjye ararengana. Iyo aza kuba yanga Evan, aba yaramwishe akiri mutoya. None dore yaramureze aramukuza, dore ahageze. Lydia ati se ageze hano kubera impuhwe za Maya? Ageze hano kubera imbabazi z'Imana wa mugabo. Mugabo w'inganzwa gusa. Ese ko mbona wahindutse? Maya yaguhaye ibiki? Ubundi kutampangaraga kuri urwo rwego. Ko mbona usigaye ushira amanga ukandeba mu maso. Arati nakureba mu maso, nuko ibyo uri kuvuga bidafite shinge na rugero. Nta soni. Mugore wanjye ararengana. Lydia tugize ngo iki Anne? Arati umugore wanjye ararengana. Lydia ati reka twumvikane. Kuri iyi nshuro ndarahira ku Mana yo mu ijuru, ngiye kurinda isezerano nahaye Lila. Uyu mwana azava hano kwa muganga, mujyana iwanjye mu rugo. Ndabizi umugabo wanjye azamukunda, kandi n'abana banjye baramukunda. Hanyuma unyibukirize umugore wawe yuko ntaheze aho ngaho nk'uko yabitekerezaga. Kubera amagambo yajyaga ambwira, byamuteye ipfunwe n'isoni zo kuza no mu bukwe bwanjye. Reba imyaka yose ishize, ntiyandeba no mu maso. Cyakoze uwampa amahirwe yo kongera guhura nawe. Arati Lydia, uri mushiki wanjye pe, ndakubaha kandi ndanagukunda, ariko kuri iyi nshuro uri kurengera. Jya kure y'umuryango wanjye, ibi bivemo ntabwo bikureba. Lydia ati Anne, niba wumva bitandeba, ahubwo ufite n'ikibazo gikomeye. Okay, nubona ndi kuza kukubaza ku mugore wawe Maya, ukabona ndi kuza nivanga mu buzima bwanyu mwembe babiri, uzamenye ko aribwo mfite ikibazo. Ariko igihe cyose mfite icyo ndi kurwanirira, mfite icyo nshaka kurinda, wowe ntuzigera umpagarika. Ikindi ngomba kukubwira, ukuruguture neza nkubwire, uhereye none Evan ntabwo ukimufiteho uburenganzira. Araraseka cyane. Lydia ati ko mbona urize? Ntabwo uko ari uguseka ahubwo ni ukurira. Nakumenyeshaga ntabwo ndi kugusaba. Uyu mwana nimwanga ko mukura hano ku neza, byose nzabivuga. Ndabizi abana banyu ntabwo babizi ko batavukana. Tania na Evan bazi ko bahuje mama. Niwo mutego wonyine mwateze. Mufite amahirwe ko ituza atazi ukuri, ndetse na Tania atazi ukuri. Ukuri kose ndagushyira hanze, nindangiza mutware ibinyoma byanyu byose nabishyize hanze, maze ndebe uko uzarebana n'uriya mwana wawe w'umukobwa mu maso, nawe ubwo waramwemeje ko we na Evan bavukana. Erega ayo makuru yose ndayafite. Nge nawe rero reka dusezerane. Uremera kuma Evan, umutware njye kumwitaho, usigarane n'umugore wawe? Arati ibyo ntabwo biri bushoboke. Byanditse hese ko Maya atababyaye? Lydia ati ahubwo aho bitanditse ko uyu mwana yabyawe na Lina ni hehe? Ariko uzi kuri ninjije nta bwenge ugira. First of all, Lina yabyariye hano. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya,
ibi bitaro bikoramo umusaza we ari we Hirwa, kandi ikindi kintu ugomba kumenya, turi gukora uko dushoboye ngo twihishe. Ntabyo azi, ahubwo uzi ikintu cyantunguye se? Nsanze hano umugore wo muramu wawe, umugore wa Robert, ndetse n'umwana wabo mwiza cyane. Uzi ikintu utari gutekereza se? We na Evan barasa, naga ko ubuvandimwe kiburira. Buriya ndamutse ntoboye gatoya, abantu bose bahweza ku maso bagatangira kubona ibyo batabonaga. Rero genda gake musaza wanjye, tutaza kwiteza rubanda. Uzi ndamutse mbivuze kano kanya, nta nubwo Evan ari njye wamutwara, ba nyirarume bamutwara. Afite aba uncle be bamubuze uhereye akiri uruhinja. Uretse ko nakuze uko niyitagaho bigasa naho bihindutse, ugize ngo nihabuze gatoya ngo Hirwa amenye. Namucuritse ndamubeshya, ndabwa wibeshya abantu basa ntacyo bapfana kubera guhishira ubugoryi bwawe. Ngaho sisaze gatoya urebe ko Evan atagenda. Reba umwana ukuntu angana, wamuhisha umuryango we wa nyawo, wirwa umubeshya yuko Maya ari we nyina. Turasezerana? Uranyemerera uyu mwana mutware, usigarana umugore wawe n'ibinyoma byanyu? Gusa nanone ukuri guca mu ziko ni gushya, bitinde bitebuke n'ubundi Evan azabimenya. Ese uzahisha uyu mwana ukuri kugeza ryari? Uzi impamvu umuhisha? Ufite isoni kubera ko ubizi kuri ikigwari. Ibikorwa byawe iteka bigutera isoni. Bakiri muri ibyo, Tani yarahamagara kavuga ati, Dad, muri hehe? Kubera ko arabamwitabanye igihunga. Namubaza ati, Tani ya mwana wanjye, kuri kumbaza ngo turi he? Tani ati, Dad, ndageze mu rugo, nta muntu ndi kubona, nasonnye, nabuze umuntu n'uyu n'umwe unkingurira. Nta bakozi bari mu rugo. Lydia ati, bwira umwana wawe, mubwire ko Evan ari we mukozi, mubwire ko ari we wakoraga byose. Haratugira umunwa. Ninde wakubwiye ko umwana wanjye ari we wari umukozi? Lydia ati, ntago ndishowe, ariko nindamuka nabyo mbimenye, nkamenya koko ko ari byo. Nafombozaga nagira ngo numve koko niba ari byo. None niba atari umukozi, umukozi ari he? Ariko ibyo birakureba, ibyo mu rugo rwanjye birakureba. Wagiye wita ku by'iwawe n'iby'urugo rwawe n'iby'umugabo n'iby'abana bawe. Ibya Maya na Ari n'abana ukabishyira ku ruhande, ukabyisasira burundu. Lydia ati, nta makuru ufite, uri gukina n'umuriro. Rindira gatoya uzi ugutwike. Ari wakoze ikosa, uzicuza ubuzima bwawe bwose. Tani ati, ariko se Dad, ninde muri gutongana? Ko numva wagira ngo hari umuntu muri gutongana. Ubundi se muri he? Lydia ati, bwiza umwana ukuri, mubwire ko turi kwa muganga. Ariko Lydia ahera akamwaka telefone akavugisha Tania. Tania ati, shanga, umeze neza? Nose we na Dadi muri he? Mu rugo nta muntu uhari. Lydia ati, sho, mwana wanjye uraho, ariko ndabona warabaye inkumi disi we, wabaye na cyiza. Tani araseka kavuga ati, none se muri hehe? Nabuze umuntu. Lydia ati, turi kwa muganga. Tani ati, muri hehe? Ninde urwaye se? Ni Maya, ni Ali, ni wowe, ninde?
Lydia ahera agaseka atugize ngo iki disi we, ati Maya na Ali ababyeyi bawe se ubahamagara mu mazina? Tani ati shangaha, Ali na Maya ni ababeshyi, reba ukuntu bantwaye bakameza imahanga, shanga ni birebire, ahubwo mbwira ninde urwaye. Lydia ati ni Evan. Tani yahera akakupa, Lydia agaseka akavuga tumva ko wigenje, hanyuma njyewe ngiye kuba ndi out, ubundi uhangane n'urubyaro rwawe. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese niki Tani yari bukore? Ubundi si uku kuri bazaguhisha kugeza ryari? Ese aho ngaho ni ngombwa ko bakomeza kuguhisha Evan yuko yabyawe na Nina? Nkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, njye wandika kandi nanjye uyibagezaho.